bihuriye oya genda oya ibyarimo ako ki nibyo ngamba kingi binari ibyo turimo birahura ugiye kwemerera amazi yo komeza ukandeho kuri icyo ariko ki ngangwino bikore ndakwishyura hano rwankaka hano hatakira kana haravuga segiteri y'itara agapfusha ruka katabona kuvuna buriya kubaka inzu ni kugira inzu muri iki gihugu cyacu cyangwa se hariho hose nibyo bintu bya mbere iyo ugize imana niyo wakoresha amakredi ariko ukagira imana ukayishyura ukabikoresha neza nabonye ari wo musaruro mwiza umuntu aba afite muri iki gihugu kuruta ibindi bintu. Hello, meze mutendi zero meze neza mu bice bigiye bitandukanye bigize isi. Ndashimira abantu mwese mukomeje gukora subscribe, comment, abantu musharinga, yaba ari comment imbi nziza. Imbi umuntu amenya excuse me. Tunagiye niri. Niko ngiye kubabwira iby'iyi nzu. Arumva umuntu atangira nyine hari igihe umuntu atera comment ukabona icyo umuntu ashatse icyo umuntu agamije ariko mu by'ukuri ntagiye kuca ku ruhande ibintu namwe murabizi neza kenshi nyine kenshi ikibi gihabwa intebe kuruta nyine ikintu cyiza. Ibyo ni ibintu rwose abanyarwanda twifitemo twese. Ariko ikintu nshaka kubwira abantu mwandika muri comment ntago wemere kuvuga kuri uyu nguyu, nta muntu wemere kuvuga kuri uyu nguyu, nta muntu n'umwe nemere kuvugaho, cyane ko ngewe hari n'abamvugaho muri bwa buryo bwo kuvuga se gute. Hari abarengera ariko ngenda bireba, hari n'ukuntu umuntu arengera ukabona ko hari nk'ikintu yashaka kugaragaza cyangwa se yabuze content ariko ari gukabya ukabona nta kindi kintu ufite cyo kuza kumuvugaho. Murumva hari igihe umuntu nyine akora nk'ibintu ukibaza uyu muntu bamwishyuye cyangwa se ntabwo nibaza ko ari gushaka content gusa, kuko hari igihe umuntu akabya ukabona nyine yarengereye cyane. Murumva mwe abantu mwe urumva kumvugaho, hari n'abantu muzajya mubona bamvuzeho simbasubize kubera ko ibintu baba bavuze abantu bafite ubwenge nyine barabireba bakabibona bakabisobanukirwa. Kuko rero urumva kuza kuvuga ku muntu wavuzeho ikintu yambeshyeye ngero burando atandukanye, ahubwo wavuzeho ikintu kiri nyacyo nibwo naza nkavuga nti rwose ibi byabayeho ariko I'm sorry gutya na gutya. Ariko urumva kuza kuvuga ku kintu uri guhimba nyine uri kubigaragaza nta kimenyetso. Ngiye nawe babwiye umuntu ufite ikimenyetso azakizane akigaragaze kigaragara, nta kintu bitwaye mu mpane. Nanjye nzaza nsaba imbabazi mvuge ngo nakoze amakosa ya naya mbabarire kwa ko ndabizwe muzamwumva. Ariko ibintu byo umuntu uza guhimba agahimba kenjira no mu bintu nyine ubona nyine byo gusebya nta kintu bitwaye. Mwivugire mwikora amafaranga sibyo, ariko hari umuntu yakora amafaranga ugasanga gusa mu bintu ntajya ngerageza kwinjira. Ntago ngewe ndaza ngo mvuge ko umwana w'umuntu ngo ibintu kibiki oya, ariko we niba ushaka kubivuga ukaba ubizi neza ko ibyo bintu uzabyirengera enjoy. Ngewe nshatse kuvuga ku muntu nkavuga ku mwana nkavuga ku kintu icyo ari cyo cyose ntago nabinanirwa. Ntago nabinanirwa ariko hari aho nyine nanone hari aho umuntu agomba kugarukira. Hari aho umuntu agomba kugarukira, umwana ntago bari muri ibi bintu ntahaba ahuriye nabyo oya. Ngewe nkunda umuryango wanjye, nkunda abana banjye, narabibabwiye ko mfite 2 n'umugabo kandi nawe ndamushimira. So ibyo bindi rero byanyu ngaho ngo aritonda cyane, nukuri nkomeje gushimira mukomeje kugushima umugabo wanjye ko ari umwana mwiza. Nukuri nanjye rwose muri kumpa amagrade ni byiza ngiye kuba mwavuga umugabo wanjye neza, ndabikunda nukuri pe nukuri kw'Imana. Hari n'abantu bonyavuga ngo none ngo nubakiye ngo kundaramabuno ndaramabuno razizi ki ngo ndaramabuno ngo kuba utarasenya ngo wubakiye kundaramabuno. Ubu abantu bose batarasenya ngo bubakiye kundaramabuno, rero birasaba ko tuza gusenya kugira ngo
so twerekana ko twiwakiye ku ndaramabuno bajya bafata ka plank nakoze na papa bakakitwaza abasesenguzi bo muri iki gihugu mana yanjye byarabayobeye hari undi muntu abanyagakoresha ariko byarabayobeye urumva so mbere yuko ariko nakomeza ibindi bintu si twamaza tukabereka ino nzu uburyo ubundi ikintu nshaka kubwira abantu nshaka kugira abantu inama buriya kubaka inzu ni kugira inzu muri iki gihugu cyacu cyangwa se ari hose nibyo bintu bya mbere iyo ugize imana niyo wakoresha amakredi ariko ukagira imana ukayishyura ukabikoresha neza nabonye ari wo musaruro mwiza umuntu aba afite muri iki gihugu kuruta ibindi bintu byinshi kubera ko kuba waba ufite ahantu ho kuba nubwo waba uri Burayi nubwo waba uba hehe ni ahantu ushobora kuza nyine ukaba uri buruhukire ariko urumva hari umuntu ushobora kuvuga uti ntabwo ndi buze kwirwa nubaka ibintu n'ubundi ntari buze kuba ndimo kuba n'ukuntu umuntu agira ama business ariko kubera ko adahari ugasanga abantu bayafashe nabi baramwangirije nabwo agahitamo kuba byihoreye ko akaba amafaranga ye n'undi ayafite yaza akaza akaba afite ahantu heza rero haba hari ahantu heza henshi ushobora kuza ugashyikira ariko mbere na mbere reka mabwire ko kubaka inzu atari ibintu nyine biba byoroshye ariko kubera ko nyine Imana iha abantu nyine ubwenge ikabaha ubushobozi ikabaha uburyo bashobora kubikurikirana neza niyo mpamvu nyine ngiye kubanza nkabereka hanyuma nkababwira uburyo iyi nzu ihagaze amafaranga yatwaye byose wabishobora nawe urugendo ahantu umuntu ava akagera uburyo nyine bubaka inzu namwe murabizi abubatse ariko kubera ko urumva niba utaratangira kuyubaka hari igihe umuntu ashaka kuvuga ngo iyi nzu ihagaze wenda $300,000 ugahita utungurwa uti Clara iyi nzu se wayikura he uyu munsi rero muze mbatembereze mu nzu ubundi mumbaze amafaranga byantwaye kugira nyubake nk'abantu mwe byarampenze abantu uretse ko nshobora kuzayigurisha kugira ngo nkore surgery kubera ko ndashaka gutera neza so nkuko muri kubibona iyi nzu murayibona pe ntababeshye murayibona ko namwe mutirengagije ni nziza ku buryo atari ibintu turi buze kuza gusubirwaho cyangwa se ngo nako gusubiraho cyangwa ngo tubikomantingeho so inzu ifite ibyumba 3 ikagira salon nziza ikagira igikoni cyiza ikagira muri ibyo byumba byose harimo amadushe n'ubwo ikagiramo amadushe douche na toilette dufitemo wifi urumva nyine uri Kigali urumva udafite wifi hari ukuntu biba bitameze neza nakuntu abona amafaranga yo kubaka inzu ariko nushemo ka wifi sibyo karokoroshya ubuzima abana bareba ibitente cyangwa se ushobora no kugenda kugira ngo umukozi wawe umwana murere neza nimukajye simbizi hari abantu babasiga bakingiranye ibintu ariko hari umuntu ugeze gutanga urugero avuga ngo gute ushobora gusiga ukingiranye ibiryo kandi ntukingirane umwana wawe kandi umwana wawe w'agaciro wasigiye uwo mukozi rero umukozi nta kintu twaye kuba yamenya gukoresha telecommande ikibi nuko ahubwo watuma atabimenya akazabikoresha nawe akabyica ariko biri mu bintu bituma mu rugo nyine hisanzura ameze neza biba ari sawa ndaza kuza reka mu gihe nyine ndi kuvuga abacishamo hejuru urabona ko harimo agatara keza harimo amatara meza araza gucishamo umurere no mu byumba bitanda bimeze neza bishashe neza televiziyo inzu ntago biba byoroshye king kubaka inzu ntago ari ibintu ubyuka ngo uhite ubikora ariko donc amafaranga ntago biba byoroshye ariko kugira ngo rero mbashe kugera kuri iyi nzu byarangoye cyane byansabye hari ibintu by'ibina nabagamo nkajya nkoteza urumva n'umugabo nyine akamfasha akantera inkunga
urumva rero noneho hajemo na YouTube nayo iramfasha imfasha kuzamura oya ntago hano ntago ari igisenge kubera ko igisenge umva n'icyamakadastre uri gutuma nseka urumva ntago ingi ari cadastre ariko donc hari ukuntu YouTube abantu batayifata nk'akazi ariko ni akazi kaduhemba kandi bishimishije ku buryo uramutse umenya uburyo YouTube ihemba wakoze neza nta kandi kazi ushobora gukenera gukorera umuntu urumva rero iyo uri kubaka hari igihe hazamo utubazo hakazamo kurwara hakazamo tundi tuntu ariko ndashima Imana ko muri ubuzima uyu mwaka mumaze ngiye nshima Imana ndamahoro akazi kanye kagenda neza hanyuma kubijyanye no kubaka reka muri aka kanya mpe amashyi abantu nyine amashyi sinzi abamama ubwo abamama babaha impundu nyine abantu mwabashije gukoresha imbaraga zanyu mukagira ibyo mugeraho ni iby'agaciro Imana igibaha umugisha ikindi izabarinde ibintu byatuma mujya mu bindi bintu birenze ubushobozi mufite urumva bari umukobwa wanjye yaraje kureba ko ahantu hatunganye mujye munaha agaciro abantu banyu baba bagiye kubafasha mu rugo nibyo nababwiraga rero urumva kuba uri buze muraza kuza kunyihanganira hari ukuntu urumva iyo umuntu nyine atangiye gukira hari ukuntu nyine cyangwa se kwishima hari ukuntu nyine ibintu bimurenga kaza yahinduye ijwi urumva maze imyaka itatu muri Amerika ariko hariya muri Washington DC ariko naje nsanga u Rwanda rumeze neza cyane rumeze neza urumva naje kureba ibikorwa byanjye kureba aho bigeze nsanga inzu yanjye nyine imeze neza urumva nayikurikiranaga hari kugora kubera ko ubudahari ariko mu by'ukuri ushaka gutambuka nta kibazo murabona ko urumva hari ibintu tukiri gushiramo neza kugira ngo ibintu bibe bimeze neza byisanzuye ariko ahangaha ntago nahateganyije kugira ngo mpabe kugira ngo bakure mu rushisho ntago nahateganyije kugira ngo mpabe nahateganyije kugira ngo abantu duturanye hariya muri biriya bihugu za Amerika za Canada za Australia nyine biriya bihugu byose byo hanze cyangwa se abantu babaye i Burundi abantu babaye Congo abantu babaye Tanzania aba diaspora cyangwa se ushaka kuba uri nina ahangaha ukaba ushaka ahantu ho uri mu gihe munsi ishize twari twakiriye abantu bari bagiye b'abanyarwanda bacu b'abagogwe bari hano hari ukuntu muba muri kwitegura mugiye kugenda bikaba ngombwa ko mushaka kuza mukaba muri hano mugafata nk'ukwezi mugiye mukiri gutunganya impapuro zanyu n'ibiki byose mukaba muri hano turabakira tukabafata neza byose hanyuma ndaza gupininga nimero yacu kugira ngo uze kuza kutubonaho hanyuma mwa bantu mwe narindi kwirya birananiye umvutwa n'utunandi gucishamo two kugira ngo mbereke nyine y'abantu bagikira kuno bameze bamwe na bamwe ariko si bose hari abantu bajya bakira bakavuga abantu bari ngo ni nkirabuheri bya bintu bishatse kuvuga iki urumva ariko wakira inkirabuheri wakira bimeze bite upfa ko nyine wakize tu ariko nyine gukira ukihendura nibyo biba ariko gukira nanone ukaba ugaragara nyine nk'umuntu wakize nabyo nta kintu babitwaye so rero reka mbanze mvuge ku bintu biri gucaracara hano hanze hanyuma mpite mbibwirira iyi ngingo nyamukuru
iyi mpamvu nyine nari ndimo mbabwira kuri iyi nzu niba uri umuntu uvuye hanze hariho hose ntabwo ari ngombwa uvuye muri Amerika cyangwa Tanzania cyangwa Congo cyangwa i Burayi, upfa kuba ufite amafaranga yawe ukeneye ahantu ho kuruhukira. Nk'abantu mwe ntabwo ari ibintu byo gutaka, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo iki, ntabwo ari ibintu byo kwamamaza. Ubishatse uraza ukahasura, turaza gupininga nimero. Iyi nzu ni nziza, iteye amabengeza, ifite byinshi, ako wambabariye ibyo bintu byanjye nawe. Kinga barimo aranshuka ngo mvuge ngo ni yanjye, ngiye yanjye nzayibereka. Uri kubyumva, iyi si yanjye rata. Muri kubyumva, mbereke ahantu hose. Urumva aka ngaka ni akazi ndi gukora guys, ni akazi ndi gukora, ariko ntabwo ari akazi ndi gukora ku buryo nyine naza gukora akazi ahantu nyine hatari heza. Ni heza, murabizi ko njye mvugisha ukuri, aba atari n'ahantu heza ntabwo njye nakwemera kuranga ahantu hatari heza. N'ubu ngubu hose hafite abantu, usibye iyi ngiyi n'ubundi ndimo, niyo mpamvu naberekeye inyuma. Zose zijya kumera kimwe, ariko urumva hari ukuntu zo zitandukanyemo gakeya, ariko zose ni nkaho zimeze kimwe. So rero ikintu nakubwira, ngwino usure hano inzu zacu, urumva, ngwino usure zino nzu uhitemo. Urumva iyo uzasanga itarimo umuntu niyo tuzaguha. Ikindi biragusaba ko nyine ubukinga hakiri kare. Urumva urumva nubwo turi kuyamamaza gutya abakiriya baraboneka, ariko tuba tugira ngo inzu zacu ntihakabe na rimwe hatarimo umukiriya, kuko urumva nicyo twazubakiye, sibyo? Nako niko bazubakiye ba nyiri kubaka. So rero yitwa Fido Apartment. Ubushize nabivuzeho, abantu baranyandikira, nigeze gukora ikiganiro hara muri Rooftop, barambwira ngo kutatweretse, kutaduhaye nimero. So rero ni iki gihe cyo kuza kubereka inzu. Ndabereka muri salon, mbereke ku gikoni, mbereke ibitanda uko bimeze, dushe ukuntu imeze. Ni inzu nshyashya, nta kibazo ushobora kugira. Ukeneye umuntu uruze kuza kugufasha mu rugo, umukozi cyangwa iki, hari umuzamu, hari igihe ushobora kuba ufite abana ukaba wakenera umuntu uruze kuza kugufasha ku bana, nabyo byose babikoraho. Nta kintu na kimwe rero ushobora kubura. Urumva ndaza kubereka buri kimwe cyose. Ni ahantu ushobora kuza nka famiye, ntabwo ari ahantu uza ngo ni icyumba kimwe ngo na salo cyangwa ngo ni ahantu hari uburiri gusa uryama hatari ubwisanzure. Ni heza. Noneho ikintu impamvu ari heza cyane, harahendutse. Hari parking, araza kuza kubereka, hari parking ku buryo ushobora no kuhakorera karori, abantu bakaza bagaparika. Kwa kundi umuntu aba ari umudiaspora akaba yaza ugasanga abantu be babuza abantu baparike, cyangwa se hari ukuntu, reka nze mbabwira ukuntu umuntu ari umudiaspora ariko akaza kubura umwanya wo kuza gusura abantu be, bakamugirira uburakari, ntago ugeze utugeraho. Hari uburyo bwiza ushobora gukora, ukaba wafata ahantu nk'ahangaha ukaza gushira nk'agatente hano hanze, cyangwa se abantu niyo byaba atari tente mukicara hano muri salo ko ni hanini. Ndavuga nyine ari nk'akaruri washatse kuhakora nabyo byakunda, ariko ukabwira abantu nyine akaba ariho baza bagahurira, mukabonanira rimwe. Abandi wazabishobora ukahagera, ariko kwa ko niba mufite igihe gito abantu nabo bajye babumva ntibakabarakarire, ariko ku buryo byibuze n'abandi bantu utabashe kugeraho bazaba bakubonye. Nibwo buryo rero bwiza nabimbabwiye, ntihahenda. Ibintu bazanga 2,000 ngo 2,000 bingahe, reka ni make. Wowe utinze guhamagara uwo muntu ukamuvugisha, bana turakwakirana ubwuzu. Ntago ngiye mba mari simpakora, ariko urumva ukeneye kwasura ushobora kubona kino kiganiro ari bwo iki kibona, cyangwa se ukaba ugiciyeho. Banze wihangane mbere y'uko urenga, ndakwinginze komeza iyi video, uraza kuza kubona ibintu byinshi cyane byiza. Uraza kubona ibintu byinshi cyane byiza, harimo iyo navuze mo nyine uri buze kubona, haba salo, haba dushe, rero urumva nuza gutaruka. Iyo utarutse ngiye mu biganiro byanjye hari ibintu utumva, kuko hari ukuntu ngiye mvuga ibintu byanjye mu buryo nyine bwanjye. Rero iyo utarutse ushaka kuvuga ati sibi byageze gute, ariko n'umuntu wese simbizi nyine. Umva utarutse ushaka gusanga wenda navuze ngo urumva iyi toilette, ugasanga uravuze iyi toilette yayivuzeho ibiki, sibyo? Rero reba neza hose turahabereka, yewe no mu nguna hose. Ikindi hari isuku, ntago ari ahantu ujya kurara ukahora wumva ibiheri bikurya ngo ibiki n'ibiki. N'ujya ahantu rwose ukumva hari agasimba kakuriye, aho hantu ujye wegezayo.
so kandi ikindi urumva niba nawe uzi ko cyane cyane ariko hano hantu haza abantu ntago turi kuvuga mu buryo bwo kwiyemera cyangwa icyo ariko urumva kameme niba ugiye kuza hano ahantu ugiye gushyikira ni ahantu ugomba kujyana none nawe wiyubashye ikindi ufite isuku usa neza umeze neza mu buryo bwari bwo bwose ntago tuvuze ngo ufite isuku ngo woga gatanu ku munsi ngo woga kabiri ku munsi oya ariko nyine ufite isuku n'ibintu nyine uzanye bifite isuku ni byiza kugira ngo turinde n'abandi bantu bazahaza kuba bahasanga ibibazo wahateye ariko uruva ibindi ni sawa ntago najya kutinda nyine mu kubasobanurira ahangaho uko mpavuze ni nko gutaka ikisi sinzi ukuntu nabivuga ariko namwe muraza kuza kwirebera buriya biraza no gutuma n'ukuntu bituma abandi bantu nabo batekerezaho ati nanjye wazakora biriya buri muntu nyine akora ikintu yumva kijyanye n'ubushobozi bwe kandi na byiza gutera imbere nibyo tubifuriza ariko nanone namwe muduteze imbere muteze bano bantu imbere n'abantu beza bagira ikinyabupfura bubaha buri muntu wese kandi urumva ntago ari abantu hamagara bagahita bakwita kubwirana iseseme oya hari ahantu rwose urumva ikibazo cyo mu Rwanda hari ikibazo kijya kiba ku bantu genge mbibana mu bantu mu Rwanda kuko ari naho nzi ugasanga umuntu kwa yamaze kubona abakiriya atangiye kujya yigize nkaho ntibindeba waza kumureba ukabona kuvuga ngo wicaye aho oya twubahiriza umukiriya wa hano baramwubahiriza umva ko ari ngiri kubivugaho ndi kubyishaho ariko bubaha abakiriya cyane kandi babiha agaciro so rero kuri Fido apartment niho hantu ushobora kugera ukishima ukanezerwa kandi buri kintu cyose wakenera ukacyasanga haba televiziyo haba amazi yo kunywa haba aho uri butekere haba aho uri burire ahantu hose ntabwo ari ahantu ngo uryama ukazajya kurya muri resitora wishatse uritekera wabishaka niyo resitora ukayijyamo n'uburenganzira bwawe so reka rero mbasezere mbabwire ngo ndabakunda cyane Imana ikomeze kubarinda ikomeze kubagura byose araza kugenda bicishamo muraza kuza kubibona abandi rero turaza gukomezanya mu bindi biganiro bigiye bitandukanye ibi byari ngombwa ko mbibabwira so ahangaha rero nta handi ugomba gushyikira baba diaspora bose hari abanyandikira bakambwira se wadufasha gushaka urumva rero kubera ko ibyo bintu urumva hari ukuntu bigoye urumva kujya gushakira umuntu ibiki ariko wowe uhibarije ukahashima ukanaza ukahareba ni byiza kuruta uko wambwira ngo nze kugushakira urumva hari igihe ushaka kuhagera utanyurwa n'ibyo bintu ukaba ari ngewe blaming ariko hano ho ndabizi ko utamblaming ndabizi ko ari sawa cyane narahageze harasa neza hafite isuku guys mumeze mutese mumeze neza ngiye kubereka ndubereke ibintu bibiri nyine murabyumva ubundi mbereke n'ikintu umudamu ashobora gukora gishobora kumufasha kugabanya ibinure cyane cyane nyine byo mu nda so kuko urumva ntabwo ari ibintu byo kubeshya nyine hari ibintu abadamu bambara atari ibintu nyine bashaka ubwo rero niba udafite amafaranga ya surgery cyangwa wumva utanayikora kubera ko hari ubwoba ufite runaka ikintu ngusaba ni kimwe ngewe umuntu uzakoresha bino bintu hari abantu bajya bakora video z'ibi ngibi iki ariko ngewe nshaka kunanuka ndabikoresha ariko ngewe defo ngira nawe nshaka nko kwinanukira nkaba ahantu dukorera mana yanjye bari ibigeragezo ukabura shonje ukabura ibintu by'amavuta ibintu wenda bitogosheje ukumva wapi narwaye grippe sorry abantu muri mwicaranye ugasanga bari kurya dore kingo wari kurya amavuta ukabura ukuntu bigenza so rero ngiye kukwereka uburyo ushobora kwikorera akaregime koroheje iyi ngiyi ntabwo ari regime yo kurya donc ni gombo ariko urumva uba ugomba gukora na regime rero uba ugomba gukora n'iki uba ugomba gufata tuvuge niba ku manywa wariye wenda mu gitondo ikintu cya mbere ugomba kugabanya niba uri kugabanya ibiro gabanya ikintu cyitwa icyayi fanta ji isuka ibintu birimo isukari nyine mu gitondo byihorere
n'amashokora nyine ugomba kuyareka. Hanyuma ikindi urumva nyine hano ndi kukubwira ibintu nanjye ntajya mbasha gushobora rimwe na rimwe, ariko iyo nihaye umwanya ndabishobora. Hanyuma ufate kugira ngo igifu cyawe kize kuremererwa nyine ntuze kumva ushonje, ushobora gufata igi ukarirya, urumva wenda ukarya n'ibirayi bitogosheje n'imboga z'inyabutongo. Ikintu cya mbere ugomba kwihutamo cyane mu buryo bwa regime, ikintu cyitwa imboga z'inyabutongo ukazirya pe, yaba ari imishogoro ni bya binuze umushogoro uzi ni iki? Ni imboga zihe ziva ku bishyimbo. imboga ziva ku bishyimbo, urumva ukabitotora ukabikoresha, nayo ni sawa. Urumva ukagerageza uko ushoboye ku buryo nyine bitari buze kuza kugufata umwanya wo kubitekerezaho, kuko ugiye gutekereza ku bintu udakunda kurya bigufata umwanya munini pe. uba ugomba kubirya utitangira itama. Rero ni igombo niko iteye. Gombo ifite ukuntu iranyerera irajena nayo itera iseseme pe. Hari abantu nyine itera iseseme ko njye ntabwo ijya intera iseseme. Ni na nziza ku gitsina gore, yoza mu nda, ugasuba inkari zisa neza zimeze nk'amazi nyine, nta bintu byo kwa kundi umuntu nyine asuba inkari z'umuhondo, ntabwo ubundi aba ari byo. Ikindi n'abadamu nyine bakunda kugira cya kibazo cyo kuvuga ngo bumagaye, ngo hari ahantu ebana, nawe rwose ujye uyikoresha buri munsi, ni sawa cyane, yaba ari sawa pe. Utiriwe ujya gushira bya bintu nyine byo gucishamo hariya hasi biza kuza gutera ibibazo. So rero urumva hano mfite indimu n'izo gombo nyine. Nibaza ko nta badamu batazi gombo, ariko uburyo njye nyikoreshamo birashoboka ko wowe atari bwo buryo wenda wowe ubikoreshamo. Kanze nkwereke ngiye uburyo nikoresha. Ngiye kubanza ngironge, uragiye ntabwo ari kubona. Dukomeze nabi. Rero ngiye nkora, urumva fata gombo, gombo nka tuno ngenda banda nkadukuraho utungutu, ariko ubishatse wanatugumizaho, hanyuma nkakata utuntuza. Ubona ko iyo bishoboye kugura utuntu duto nitwo tugira amazi kurusha utundi. Ubona ko n'icyuma biri kureduka, kandi ahubwo ndabona ko kari gukura. Ihita usukamo hano amazi, biterwa n'ingano y'ibintu uba wakoze. Mwumva wongeye guhita ngapfundikira, ubundi kamara umwanya. Shire muri pube. Umva ngiye kugira bya bintu.
ngiye kugira kuyungurura ukuntu bigenza iyo bishatse ushira ku ntuze ku ijage urumva nabonye ko nahinduye umwenda iriya ntuze yagiraga ubona ko biba biri kureduka sibyo Kingston hariya ngo ni enjoy shamenetse byinshi kiyakira kuri kamera guys reka mbasezerere naho utaha ibi ngibi ndaza kubikora bibe fresh ebana bigire byahatari kuko bigomba kuba umva unabuje byari bitarangira amaze cyane wamwe ugacyo kumva ndumva birura ndiko wanda wa amafaranga birarura nayo nahangwa guys turi kumwe rero ciao ciao